Yesu ashimwe, waramutse neza. Uyu ni umunsi wanjye, uyu ni umunsi wawe, ni umunsi utazasubira inyuma, ni umunsi utazagaruka, ni umunsi umwe rukumbi uba utambutse mu buzima bwawe. Iyemeze kuwunezererwamo no kubyuka ushima Uwiteka no kwiriza umunsi ugendana n'Imana. Biraryoha, bikomeza umutima, bikomeza intambwe zacu iyo tuzi ko tutagenda mu rugendo turi twenyine. Uwiteka ari kumwe natwe. Icumbi rye ni mu mutima wacu, ni mu mutima wawe, ni mu mutima wanjye. Niko yatubwiye ngo azazabane natwe kandi ntazigera adusiga, azabana natwe kugera ku mpera y'isi. Ese ibyo bintu umutima wawe urabizi? Ese ubayeho nk'ubizi? Hari igihe umuntu abimenya ariko bikagarukira mu bwonko, niba ariko navuga, ntibyinjire mu mutima ngo bimanuke bibe mu ngiro, ajya abaho nk'umuntu uri kumwe n'Imana ye. Imana iguhe umugisha. Reka dukomeze gufatanya gusoma ijambo ry'Imana, turigwirize mu mitima yacu. Dutangiye igitabo cya kabiri cya Samweli ku gice cyaho cya mbere, kuva ku murongo wa mbere. Ngo nuko Sawuli aratanga, kandi Dawidi atabaruka avuye kwica Abamaleki, ageze i Sikulagi ahasibira kabiri. Ku munsi wa gatatu haza umugabo uvuye mu rugerero rwa Sawuli, ashishimura imyenda ye, yisize umukungugu mu mutwe. Ageze kuri Dawidi yikubita hasi aramuramya. Dawidi aramubaza ati, uraturuka he? Anamusubiza ati, ncitse ku icumu mu rugerero rw'Abisiraheli. Dawidi aramubaza ati, byagenze biti? Ndakwinginze mbwira. Aramusubiza ati, abantu bahunze ku rugamba kandi benshi muri bo baguye mu ntambara barapfa. Sawuli na Yonatani umuhungu we nabo barapfuye. Dawidi abaza uwo muhungu bamubikiye ati, ariko wabiguye n'iki ko Sawuli na Yonatani umuhungu we bapfuye? Turaza kugenda tureba iyi nkuru hepfo gato yuko byagenze, ariko mwibuke wa mutima wa Dawidi utajya unezererwa ikintu kibi cyabaye ku bantu. Nubwo Sawuli yasaga nkaho ari umwanzi we, ari umuhiga, ari watumye ahunga agahungira mu banzi b'igihugu cyabo, ariko ntabwo yigeze anezezwa n'ibibi byabaye ku buzima bwa Sawuli. Kuri uyu murongo wa gatanu Dawidi ashaka kubimenya neza, aramubaza ngo wabibwiwe n'iki? Nibaza ko uyu muvuzi w'amacumu cyangwa uje kuvuga urugamba yagize ngo Dawidi arashaka kubashuwa ko Sawuli yapfuye, ariko si icyo. Ntibyari bitewe n'umutima wakwishimira urupfu rwa Sawuli, oya, ahubwo yumvaga ari inkuru z'agahinda. Ese urimo uvuga amakuru y'ibibi byabaye ku bantu bigeze kuguhemukira cyangwa abantu bakugiriye nabi, kandi uyu munsi ukaba uri muri Kristo Yesu, uyavuga ute? Hari igihe tuyavuga nk'abogeza umupira kaho binejeje. Ibyo bintu ntibidukwiriye nk'abana b'Imana. Imana idukiriza imitima, igukiza imvunane n'ibikomere watewe n'abantu. Ntuzigere n'umunsi wa rimwe wishimira ikibi cyabaye ku muntu, nubwo yaba umuntu waguhemukiye, nubwo yaba umuntu na n'uyu munsi utakwifuriza ibyiza, ntibikatubeho. Twaratsindishirijwe, Umwami Imana tubabarira umunsi ku munsi. Reka duhe imbaraga zo kubabarira abandi. Ntukajye uvuga amakuru nk'uwogeza umupira, uvuga ibyago byabaye ku muntu ngo nawe yabona se, nawe yagerwaho na biriya se. Ibyo ntabwo bikwiriye abitwa ko bubaha Imana. Ku murongo wa gatandatu ngo uwo muhungu wamubikiraga aravuga ati, narigenderaga ngeze ku musozi w'i Gilibowa, mbona Sawuli yishita ku icumu, kandi mbona amagare y'abahetswe n'amafarashi bamusatiriye. Maze Sawuli akebutse inyuma arambona, arampamagara, ndamwitaba ntikarame. Arambaza turinde, ndamusubiza nti ndi Umwamaleki. Arambwira ati, nyamuna igira hano nsonge, dore ndemejwe n'umubabaro kuko nkiri muzima. Ku murongo wa 10 nuko ndamwegera ndamusonga, kuko nari menye neza ko atakiri uwo gukira namara kugwa. Mpera ko mucuza ikamba ryari ku mutwe n'umuringo wari ku kuboko, none mbizaniye databuja. Ibi bintu uyu mugabo w'umunyamahanga ndetse yari Umwamaleki yarakoze, yarazi ko ari byiza, kuko azi ngo Sawuli yari umwami kandi Dawidi yasigiye kuba umwami. None agiye kuzana ibyahoze ari ibya Sawuli abizanire Dawidi. Yarazi ko arimo gusohoza ibyiza. Reka nkubwire inshuti y'Imana, nta munsi n'umwe Imana izakenera amaboko yawe kuyakoresha ikibi ngo no kugira ngo ikunde isohoze imigambi yayo. Hari igihe haba ari ibintu byiza bigomba gukorwa, ariko cyangwa bigomba kugerwaho, ariko uburyo buganayo umuntu agakoresha inzira zitari. Ibyo bintu ntibikwiriye abari muri Kristo Yesu. Wijya mu nama mbi n'imigambi mibi ngo no kugira ngo usohoze icyo Uwiteka yavuze. Oya, Imana ntibuza amaboko, ntibuza uko ikora, ntibuza uko irwana, ntibuza uko ishyira ibintu mu buryo. Izabikora mu buryo bwayo, ariko wikoresha amaboko yawe ikibi ngo ndimo ndasohoza ikigendanye n'umugambi w'Imana. Imana ntigukeneyeho ubufasha muri urwo rwego. Ibi ngibi uyu mugabo w'Umwamaleki nibyo yari arimo akora. Yarazi ko kandi ko Dawidi ari bubinezererwe. Ku murongo wa 11 ngo Dawidi afata imyenda ye arayishishimura, n'abari kumwe nawe bose babigenza batyo. Bacura umuborogo, bararira, biyiriza ubusa, bageza nimugoroba, bababajwe na Sawuli n'umuhungu we Yonatani, kandi n'abantu b'Uwiteka n'inzu ya Isiraheli, kuko bicishijwe inkota.
Dawidi abaza uwo muhungu wamubikiye ati uruwahe? Ati ndi umwana w'umwamaleki w'umunyamahanga. Dawidi aramubaza ati niki cyatumye udatinya ugahangara kuramburira ukuboko kwica umuntu w'Iteka yimikishije amavuta? Dawidi ahamagara umwe wo mu basore ati mwegere umusumire, aramusogota arapfa. Dawidi aramubwira ati amaraso yawe ari wowe aba ku mutwe, kuko akanwa kawe ariko muhamya nkuko uvuze ngo nishe Uwiteka yimikishije amavuta. Nuko bahoraga kera, ariko si uko dukwiriye kubigenza. Nawe ntiyari uwo gupfa uyu nguyu, nubwo yari yatinyutse kurambura amaboko ye kurangiza ubuzima bw'umwami Sawuli. Ikintu dukwiriye kwigira ku mutima wa Dawidi ni iki ngiki. Uyu muborogo Dawidi arimo aboroga si uwo yigirisha, oya, ababajwe n'uyu muntu wasizwe n'Uwiteka, ababajwe na Sawuli, erega ni na bene wabo n'abavandimwe, ababajwe n'aba bantu bapfuye uru rupfu, ababajwe n'ubuzima bwa Yonatani, biramubabaje. Baraboroze, bamara iminsi batarya, biyiriza ubusa, afite agahinda k'icyabaye. Nshuti y'Imana, ni ukuri muri Kristo Yesu adukiriza imitima. N'umuntu waba waraguhemukiye, wakumva inkuru z'ibibi zimugezeho, ukumva umutima wawe urababaye, atari ibyo wigirisha, ukaba utamwifuriza ikibi. Niba ahantu ubuzima bwacu butarahagera, reka twinginge Imana idukirize imitima. Gukura muri Kristo bigaragazwa n'urukundo, no gukunda bose, no kwemera bose, nubwo mwaba mutavuga rumwe. Hari igihe rwose tutavuga rumwe, tutahuriza ku kintu, ariko ntibivuga ngo imitima yacu yinjirwemo n'urwango. Wikwemera ko urwango ruba mu mutima wawe, ngo uvuge inkuru z'abaguhemukiye, bagezweho n'ibyago, uzivuge uzishimiye, nk'uko uyu muntu arimo gutanga ripoti nk'atari ubuzima bw'abantu bwapfuye. Ku murongo wa 17 ngo nuko Dawidi aborogera Sawuli n'umuhungu we Yonatani uyu muborogo. Ku murongo wa 20 ntimuzabivuge muri Gati, ntimuzabyamamaze mu nzira z'Abashikeloni, abakobwa b'Abafilisitiya batazanezerwa, abakobwa b'abatakebwe be kwishimagiza. Ni nk'indirimbo yahimbye y'umuborogo. Umva ikintu harimo avugamo, nubwo uze kuyisoma yose, ariko aravuze ngo izi nkuru z'uko Sawuli yapfuye muri rura rugo ntizizavugwe muri izi mana z'abanyamahanga, abakobwa b'Abafilisitiya batazabyishimira, ibigirwamana bitazatubyina hejuru. Uyu mubabaro wari uri mu mutima wa Dawidi wari uw'ukuri. Ku murongo wa 21 ngo mwa misozi Gilibowamwe, kuri mwe ntihagatonde ikime, ntihakagwe imvura, iyi ni ya misozi baguyeho, ntihakabe imirima yera imyaka y'amaturo, kuko ariho ingabo y'umunyamahanga yagwanye umugayo. Niyo ngabo ya Sawuli nk'iyo utimikishijwe amavuta. 23 Sawuli na Yonatani bari beza, bari bafite igikundiro bakiriho, kandi mu ipfa ryabo ntibaguye ukubiri. Bari abanyamuvumbuko kurusha ikizu, bari abanyamaboko kurusha intare. 26 unteye agahinda mwene data Yonatani, wambere w'igikundiro bihebuje, urukundo wankundaga rwari igitangaza, rwarutaga urukundo rw'abagore. Erega abanyambaraga baraguye, n'intwaro zabo zirashize. Iyi ndirimbo y'agahinda Dawidi yatanze itegeko ko bayiga, bakaririmba, bagakora ikiriyo cya Sawuli n'abahungu be. Nshuti y'Imana, twese abari muri ubu bwami bw'Imana, uretse ko yewe n'abatarinjira mu rwuri rwa data, nabo ni abantu Imana yaremye kandi ikunda. Ariko noneho intambara tugirana hagati y'abantu bari muri ubu bwami, Uwiteka azidukize, aduha imitima mizima. Wari uzi ko twese turi abageni ba Kristo, kandi Kristo arindanye ifuhe. Iyo hari ibiganiro bikorwa, byaba hagaragara n'ahatagaragara, birimo bivuga intege nkeya z'ingingo zigize umugeni wa Kristo, ntiwibwire n'umunsi wa rimwe ko umwami Imana azabinezererwa. Niba turi abageni ba Kristo, Kristo yifuza kudutwikira, kudukavaringa, kuko turi abageni imwe. Ndetse umunsi umwe yagusanga avuga ati kuki usebye umugeni wanjye? Si ibyo kwishimira, si ibyo kwamamaza, nituvuge Kristo cyo kumuvugaho birahagije. Hanyuma natugirira ubuntu, azakiza ingingo ngenzi zacu zakomeretse hagati mu rugendo. Igihe cyose bavuga inkuru mbi zabaye ku muntu, ukumva ntibibabaje umutima wawe, uzajya uhinduka uvuga ati Mana, burya umutima wanjye nanjye urarwaye. Ni gute bavuga ko umuntu yasitaye, ko umuntu yaguye, ko umuntu bamuteye inda, cyangwa ko yateye inda, cyangwa ko yasambanye, yaroza umukozi w'Imana, n'ibindi byaha bitandukanye, ko yateshutse akava mu murimo, ko hari ibintu byamugoye. Ni gute babivuga mu mutima wanjye ntihabemo agahinda? Imitima yacu iba yarwaye. Dusaba Imana idukirize imitima, tuba abantu bazima. Uyu mubabaro Dawidi yari afite wari uw'ukuri, ntabwo yari uwo yigiraga. Natwe umwami Imana yadukiriza imitima, ikaba mizima, ikuzuramo gukunda no kubabarira. Umwami Imana abidukorere, reka bitubere isengesho. Imana iguhe umugisha, ugira umunsi mwiza.